Umuntu wa mbere yaremwe mu mwaka w'ibihumbi 2004 mbere ya Kristo, ari nawo mwaka Imana yaremeyemo ijuru n'isi. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe bimwe mu by'ingenzi byaranze amateka y'umuntu. Jye nitwa Ndezeritse, ndabasuhuje. Tubahaye ikaze kuri Menya Byinshi TV. Ntiwibagirwe gukora subscribe ndetse na share woherereza iyi video inshuti zawe. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 4 n'uwa 7 haravuga ngo, uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga, ku munsi Uwiteka Imana yaremeyemo isi n'ijuru. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 27 hati, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugore n'umugabo niko yabaremye. Aba bitwaga Adamu na Eva. Ariko ku munsi wa 6 w'icyumweru cya mbere, kurema umuntu kwatangiranye no kurema kw'icyaha muri uwo mwaka w'ibihumbi 2004 mbere ya Kristo. Mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze paje 125 umurongo wa isubi ya mbere hati, ariko igihe Imana yabwiraga umwana wayo iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, Satani yagiriye Yesu ishyari. Satani yatangiriye umurimo we kuri Eva, amuteza kutumvira. Bitewe n'urukundo Adamu yakundaga Eva, yasuzuguye itegeko ry'Imana maze acumurana n'umugore we. Icyaha n'ingaruka zacyo mbi byaragutse birogera, kugeza ubwo mu mwaka w'ibihumbi 2228 mbere ya Kristo, Uwiteka yavuze ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Maze mu mwaka w'ibihumbi 2348 mbere ya Kristo, haza umwuzure, amazi arazamuka agera hejuru y'imisozi yasumbaga iyindi yose, maze arenga 7 metero z'uburebure. Harokotse Nowa n'abandi 7 bari mu nguge gusa. Nowa yari afite abahungu 3, Shemu wagukiye muri Aziya akaba na sekuruza w'Abisirayeli, Hamu wagukiye muri Aziya na Afurika, ndetse na Yafeti wagukiye mu Burayi ndetse na Amerika. Nta kabuza ibyaha byarongeye bibagikwira. Abisirayeli batoranyijwe nk'ubwoko bw'Imana, batoranyirizwa muri Aburahamu wavutse mu mwaka w'1951 mbere ya Kristo, akimukira i Kanani mu mwaka w'1876 mbere ya Kristo. Abisirayeli nyuma yo kujya muri Egiputa bakuweyo na Mose mu mwaka w'1446 mbere ya Kristo, bagera i Kanani mu mwaka w'1406 mbere ya Kristo. Maze mu mwaka w'1050 mbere ya Kristo bahahanga ubwami. Ubwo bwami bwigabanyijemo kabiri muri 931 mbere ya Kristo. Igice kimwe cyo mu majyaruguru cyitwa ubwami bw'Abisirayeli, icyo mu majyepfo cyitwa ubwami bw'Abayuda. Maze muri 721 ubwami bw'Abisirayeli buhangurwa burundu n'Abashuri. Hagati aho ubwami bwa mbere bw'i Babuloni bwahanzwe nko mu mwaka w'1850 mbere ya Kristo, bwigarurirwa n'Abanyaburayi
nko mu 1700 mbere ya Kristo, maze bwongera gukomera cyane mu gihe cya Nebukadinezari wimye ingoma muri 605 mbere ya Kristo. Nebukadinezari uwo yahanguye ubwami bw'Ubuyuda, atwika Yerusalemu n'urusengero rwa Salomo muri 586 mbere ya Kristo. Ubwami bw'i Babuloni bwasimbuwe n'ubw'Abamedi Peresi ku ngoma y'isi, maze muri 457 mbere ya Kristo hatangwa itegeko ryo gusana Yerusalemu, ndetse n'imyaka 490 y'igihe cy'imbabazi ku bwoko bw'Abayuda n'Abisirayeli. Ntibyatinze Alexandre Mukuru, umwami w'Umugiriki, umunyaburayi, yigarurira isi. Alexandre yamaze gutanga, ubwami bwe bwigabanywa n'abakuru b'ingabo ze, Gasanderi, Lysimachus, Seleucus ndetse na Ptolemy. Hashize imyaka 20, Lysimachus wa Asiya Nto yigarurira Ubugiriki bwa Gasanderi. Seleucus wafashe Uburusiya na Mesopotamiya nawe yigarurira Lysimachus aramwica. Hasigara abami babiri, Seleucus na Ptolemy wayoboraga ibihugu byo hepfo. Mu mwaka w'168 Abagiriki bahanguwe ku ngoma y'isi. Bahanguwe na bande? Kora subscribe kugira ngo tuzabone uko tukumenyesha nidusohora igice gikurikiyeho. Iyi ni Menya Byinshi TV, aho njye nitwa Ndezerisiye. Ufite igitekerezo cyangwa icyo ushaka ko twakubwiraho, watwandikira muri komenti. Turabashimiye mwebwe mwadukurikiye. Uwiteka abahire.